naguze ko ibintu byahenze subiramo twumva ngwiki muzi icyo mvuze utumvishe umutsima hano se hari ingurube wibwira ko hano hari ingurube umutsima ingurube turi ingurube ako wa mugore wibonyene ibitsima uzagenda uyigaburire bashiki bawe n'abakuru bawe n'abarumuna bawe hano nta ngurube ihari aho nagukuye so wayo aho wankuye ugeze mu mafaranga amafaranga s'ubundi nari icyo umva nkubwire iyi nzu nayo nshaka rwose saha hantu nta nubwo hambereye urabona iyi nzu ariyo nkwiye kubamo reba umurimo uhari reba nawe urari no haraguru aka kazi we yagasenye ushireho etaje kuko ikigero ngezemo nicyo kuba muri etaje ntabwo nkwiye kuba ahangaha gira vuba cyane kandi uri wubatse ahangaha urabona ndi wo kuba muri iyi nzu nshaka etaje kandi urabizi yo ry'ijoro rimwe gusa ubundi ejo mu ijoro rimwe bataguhaye wowe ngo urare umva mbabwije bare rimwe mwajya mu niba umugabo wawe atazi gusohoka ngenda bisohoka rero nasheri tugende uwo twabibonye umva rimwe nabo ntabwo bizabahira musohoka mujye nirebe urashaka kuhaguruka ngaha ndarota Yes, Franzi. Soy Andes. Yeah. Soy Andes. Ngewe uranzi? Ndakuzi. Ngewe Karungi ntabwo cyagiye mu cyaro. Cyagiye wangiraga inama ngo tuzi Kigali wowe twazanye ntabwo nzi. Ngewe? Soga siri kunyitiranya wa mukobwa we. Wende wanyihakuliza kinakiri. Sari wasosukura sogokura. Sote bazi nanjye nzabikukura kandi uzabimura. Bundi kino gikobwa bundi bazanye ahangaha. Ahewe kirananga kizatahajya ariko kimba. Abangamiye ni ariko na nibijya kurya mu kanwa ngo niki niki ibirwa bamwe byake kandi yatina bamuha bisa n'ubu ni wowe nyina yagiye hehe sajya kwenda umuturu w'uyu mukobwa kubangamiye muzane mwiteruri Endra inje no kwikinira n'umugozi wamuzana
ihangane isomaho ntabwo bishariye. None se nutawunywa urakira? Anje ihangane unywe, nutawunywa se urakira? Ihangane. Uzi ko nuguma kuwangura napfa? Ihangane. Ihangane tugerageze turebe. Mbabarira wihangane. Ihangane ariko mana. Ihangane ndakwinginze gutomera. Ihangane Anje ihangane. 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 None se kuri kumena asubuko komana ubu nzarwaza umuntu utanywa umuti nzagere. Sureba ko baye umukobwa mwiza. Gategenda umuzanira ibasarukemo. Komana Yamase yihoraho kujyana kuri toy. komana. ahubwo aribuze no gupfa. Hafi yaho udafite akamaro nanise nk'ikarashi amenyo nayaranduramo n'umujinya nifite ibibazo byanjye uwandwaniraga ko arwaye wagicu angara agenda. turyoshye none birabizi ahubwo yabanga n'ibintu bibi. Nasoje. Washaje. Ese Karongi wagumye guteka ngo ntuzamubwire ya gahunda udupange ya diro wowe Ndabona bitunganye reka nze umbwire. Karongi nta gahunda mfite yo gusubira mu rugo. Nagize amahirwe mbona nyifu ntabwo nasubira mu rugo ariko urabizi umwana umusikire kiriya gisaza muri twigire mu rugo ubuzima bwo muri kino cyaro tubuvemo. Sha Ange ntago rwose ibyo umbwira nabireka ngomba kugukurikira pe nkakurikira n'inama ungiriye kuko wandwaniriye kenshi ugera naho mbere igitambo ubu n'ijye umeze gutya kuko njye nadafite kirengera nta nubwo nari kubaho. Akuzi ko nakangutse nisanga hano sinzi n'uburyo nakageze. Sha nyine nasanze uryamye ku muhanda n'igicuma nyine urabizi
ndangije mbona ni wowe ngwa mu kantu ndavuga ati reka mujyane mu rugo ubundi burwari. Ntabwo nari nzi ko none abahungu baruga ko se buriya yagiye gukoroga ngo bigende gute. Mfasha nawe uzi yagiraga ngo nataguma kumutesha umutwe n'uriya mwana. Ubwo twipangire wowe twigire mu mujyi ubundi nta buzima dufite hano muri iki cyaro kuko tukiri muri iki cyaro turi hagati y'urupfu n'umupfumu pe. Icyiza nuko njye mbona twakwigenderamo twigire mu mujyi umwana we nanjye kubera ibyo uriya musaza wankorera majije gucika intege ninjya mbona akantu ndajya mboherereza. mwagumye mu inkuru no guteka ngo turye sogokuru azaza haha nimurangiza mwicare mugume mu inkuru nicyo gikorwa nacyo kizatahe. Nicyo gikorwa nacyo kizatahe nta n'isoni wowe wazangaye ukagenda. Wowe turi kumwe nako nta n'ubwo turi kumwe wanyumviye ibyaha ngaha ngo sogokuru y'ubu ndayirambiwe aho bigeze do igeze aha ngaha. Mu gitondo cya kare duceho tugenda twagenda n'amaguru twagira iki tuzagera iyo tujya. Undi ntabwo nyibuka koko mu cyaro cyagenda guhaga imiti barakuroze. Njyewe banduga ufite ko wanyitiranyije Oya reka kunyirengagiza anje. Oya ndeba neza ufite ko wanyitiranyije. Oya anje reka kunyirengagiza. Oya umva mu bwengirira imbabazi n'abari. Ngirira imbabazi unabare pe. Umwe mujyi ndimo kwangara. Wateka mutwe wo mu mujyi mwabayemo. Anje wambabarira ngirira imbabazi. Wibuka ibihe byiza twagiranye. Mukobwa ni uwo musazi. Anje nyibuka. Dore ndikukangara hano mu mujyi ngirira imbabazi. Ariko si uburebye mu muhanda wose muri Kigali. Nuko ari wowe kandi ari wowe gutangira aho muhanda. Anje ngirira imbabazi ngirira impuhwe ndakwinginze. Ndakwinginze mbabarira ndakwinginze. Ikabatekamo ibaza ariko wagize nk'umuntu uzagasanga amagararanye nawe munapfukame ntako mwagiye mugira disipurine. Ngirira imbabazi pe ngirira imbabazi. Ni wowe kandi were kunyirengagiza ngo nuko wageze mu mujyi ugasirimuka ibuka mu cyaro ukuba n'imyaka ungira n'inama yo kujugunya umwana ngo tuze mu mujyi none uranyitakanye. Ni wowe